ijambo ry'umunsi. Ibiranga umuntu. Abantu bagizwe n'ibintu byinshi cyane bitandukanye, harimo ibigaragarira ijisho, harimo nk'igihagararo, uburyo umuntu avuga ndetse n'uburyo yitwara. Gusa iki gice ntabwo ari cyo cyonyine kigize umuntu. Umuntu agira n'ubwenge mu buzima bwe. Turi ibiremwa bitekereza, bivuze ko umuntu atuzuye mu mitekerereze bigoye kumusobanura cyangwa se kuba wavuga uko ateye. Iyo abantu rero batameze neza mu mubiri bajya kwa muganga kwivuza. Iyo abantu badahagaze neza mu by'ubwenge bajya gusaba mwarimu ubufasha kugira ngo babashe kubugira. Iyo abantu batameze neza mu bijyanye n'amarangamutima wakwibaza uti niyo bajya kubariza ubufasha. Iyo abantu batameze neza mu by'umwuka niyo bajya gushakira ubufasha. Abantu rero bafite ibintu by'ibanze nkenerwa mu buzima bwabo ngo babe bakwisanga muri buri kimwe muri utu duce. Nta muntu n'umwe wifuza kuba yamererwa nabi mu mubiri, mu bwenge, mu marangamutima cyangwa se mu mwuka. Reka rero muri aka kanya twite ku kuri kuko twari mu ishusho y'Imana. Niba ushaka ibyiza by'umwuka, soma Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 7 ndetse na Zaburi igice cya 51 umurongo wa 7. Niba ushaka ubuyobozi bwo kugenzura, soma Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 28. Niba ushaka ubwisanzure runaka, soma Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 16. Niba ushaka ubuhanga bwo kumenya impaka ntarengwa, soma Mika igice cya 6 umurongo wa 8. Niba ufite inyota yo kumenya, soma Gutegeka kwa 2 igice cya 5 umurongo wa 1. Niba ushaka ubuyobozi bw'amakuru, soma Itangiriro igice cya 4 umurongo wa 1. Niba ushaka ububasha bwo gukunda, soma Korinto ba mbere igice cya 13. Niba ushaka ubushake bwo gukora, soma Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 15. Niba ufite inyota yo guhanga udushya, soma Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 20. Niba urimo guhirimbanira kwera, soma Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 31. Niba amarangamutima yawe ari mu rugero rukwiriye, soma Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 6. Ibi ni imwe mu bintu bizatuma ubasha kugira uburyo bwuzuye bwiza kandi bukwiriye, yaba ari mu buzima bwawe bw'umwuka no mu buzima bwawe bw'umubiri, kandi ubashe gutera imbere. Reka noneho turebere hamwe intego zo guhumuriza. Nyamara muri mwe hariho kuzura k'Imana kose mu buryo bw'umubiri, kandi niwe mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Soma Abakorisayo igice cya 4 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10. Niwe twamamaza tuburira umuntu wese, tumwigisha ubwenge bwose kugira ngo dukurikire Imana. Icya mbere ni uguhindurana kugukura muri Kristo ubegereza Imana. Soma Efeso igice cya 4 umurongo wa 13 uraza kubisobanukirwa. Bwa kabiri ni ugufasha abantu kuba bafite umumaro muri iri zingiro ry'igitutu cy'imibereho ya buri munsi hano ku isi yacu. Soma Yakobo igice cya 1 umurongo wa 2 kugeza ku wa 8. Bwa gatatu ni ugufasha abantu kugerageza kwisanisha n'abandi. Soma Efeso igice cya 2 umurongo wa 14 ndetse n'igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 nabyo uraza kubisobanukirwa. Bwa kane ni ugushishikariza abantu kubona Imana nk'inkomoko yabo. Soma Filimino igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 7. Reka noneho turebere hamwe igikorwa cyo mu gihe cyo guhumuriza. Abahumuriza bifashisha amatwi yabo nk'igikoresho cyabo cy'ingirakamaro cy'ivugabutumwa. Ibi bisaba kuba ufite impuhwe, kuba uzi kugaragaza ko witaye ku bibazo by'umuntu urimo gufasha, kandi ntuzanemo kujora. Bwa kabiri ugomba kwemera, ukaba uri umuntu ufite umwimerere, ukaba uri umuntu uzi kureba ibintu bitari amagambo, ni ukuvuga ibitekerezo by'uwo muntu n'ibimenyetso by'umubiri we. Ukaba uri umuntu kandi uzi gutega amatwi cyane, ukaba uri umuntu uzi kuvuga ibintu byishimiwe ndetse n'ibindi bibabaje. Ugomba kuba uri umuntu uzi kureba ibyirengagijwe, ukaba uri umuntu uzi kureba ibibazo umuntu yaba afite, kandi ukaba wamuhanga amaso cyane. Amahame ngenderwaho rero muri uyu murimo ni uko ugomba kuzirikana yuko abantu bose atari ko basuhuza bagendeye kuri za tekinike, mu gihe Imana ari ryo shingiro mu gukemura ibibazo byugarije ubuzima bw'umuntu. Agakiza konyine ntabwo gashobora gukura ibibazo umuntu afite. Ibi rero bigomba kumvikana ko abantu ari bo bagomba kwirengera ibikorwa byabo ndetse n'imyitwarire yabo. Bagomba kandi kugira icyo bakora bashingiye ku nama bagirwa. Iki gishobora kuba gikubiye mu mukoro. Inama zacu ntabwo zigomba kuvuguruzanya n'ijambo ry'Imana. Twishingikirije kuri zo, dushobora kugira inama nziza abantu baba badukurikiye. Igihe rero utangiye gukosora, bikorana ubuhanga bukomeye kandi ntutandukire ijambo ry'Imana. Ugomba kuba umunyampuhwe, ugomba kugaragaza impuhwe, ugomba kuba umunyabwenge kandi ukanasobanukirwa neza ko umuntu wawe ageze ku marangamutima. Ugomba kuzirikana yuko ugomba kwita ku muntu wawe kurenza ibindi. Gendera ku mahame akurikira rero mu bikorwa byawe byose, niba urimo guhumuriza abantu. Bwa mbere bereka ibyiringiro, rasa ku mugambi w'Imana, bibutsa imbaraga z'Imana, gira kandi ku gikorwa byihuse mu buryo bwa vuba cyane. Tanga igisubizo gituma abantu bagira morali ndetse bakishima. Aha nunabikora uzirikana impamvu abantu bagiye batsindwa cyangwa se bakananirwa kugera ku mahame yo gufasha abandi bantu. Bwa mbere bibeshye ku kugira iby'umwuka, bwa kabiri bananirwa kwizera ko habaho impinduka, bwa gatatu batibutsa ibintu kandi barabyihutisha cyane. Bananiwe kandi kumenya indwara umurwayi arwaye kubera ko nyine batabashije kumwumva. Byose isaba kubanza ugatuza kandi ugasenga ukiyambaza Imana, kubera yuko Imana yonyine ariyo yagufasha kugira neza ku utekereza yuko bitakunda. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa
mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa3.nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguhe umugisha.